Muraho neza, manje kuba nabasuhuza rero aracyari wa muhungu wanyu ugenda ubagezaho documentary za filime ziba zigiye zitandukanye ziba zarabereye hirya no hino rero nk'umusesenguzi wanyu umwe mukunda cyane. Niba ari bwo bwa mbere uhungukiye kuri iyi channel ibuka wakanda subscribe, wibuke no kuba wakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana muri documentary za filime. Ahanga ni ahandi uzasanga inkuru z'ibyegeranyo zigiye zitandukanye z'amafilime menshi cyane ziba zarinjije amafaranga cyangwa zaranahombye. Rero ngiye tugiye kubana muri iyi filime ya Krish gatatu. Rero ni filime nziza igiye kuba yasohoka rero kandi iryoheye abantu bose. Iyi filime rero bivuga kuko gatatu rero yamaze kuba yasohoka rero aho harimo kare. Abantu benshi cyane bakomeje kuba bakitegurira Krish kane izaba imeze gute. Ibi nibyo tugiye gusesengura rero muri iyi filime rero tujya gukora iyi nkuru rero twifashishije ChatGPT rero ibasha kuba yaduha iyi nkuru n'uburyo iyi filime Krish kane irimo gutegurwa kandi n'igihe izasohokera. Ibi byose rero bikubiye muri iyi video rero ndaje nze tubane muri iki kiganiro. Ubundi ngo bavuga ko Krish kane rero ari filime igiye kuzasohoka kandi bikaba bivugwa yuko ko ariyo izaba ariyo ya mbere mu mwaka wa 2027. Iyi filime rero biri kuvuga ko izasohoka rero mu 2027 ku itariki 15 z'ukwa munani. Urumva tuzaba turi mu mpera rero z'umwaka. Niyo mpamvu rero babikoze kugira ngo rero tuzabe turyoshye cyane bitewe nuko umwaka uzaba wenda kwa wegereje tuzawishimiye cyane. Krish kane rero ni filime irimo gutegurwa n'inzobere zigiye zitandukanye harimo Article Shan akaba ari uri kuyobora cyane se cyangwa Rohit Mehra. Rohit Mehra rero ari gukora iyo bwabaga bwose ngo iyi filime ikorwe vuba. Iyi filime yatangiye gushutingwa mu 2025 ubone ejo bundi. Mu gihe biri kuvuga koko na Cristiano nawe agiye gukina muri Fast and Furious igice cya 11. Izo ni filime zigiye kuzasohokera rimwe rero muri uyu mwaka rero kandi zikazasohokera mu matariki yegeranye. Abantu benshi cyane bo mugomba kwitegura kurya show bitewe nuko izi filime rero zigiye kuzaturyohera. Krish kane rero se cyangwa Rohit Mehra rero ari gukoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo iyi filime mu mwaka wa 2027 izabe yasohotse. Biri kuvugwa yuko ko rero Jadu rero ari we uzamura imbaraga zidasanzwe ese cyangwa ari we azaba ari Sekibi. Krish rero kubera yuko ko nta mbaraga azaba agifite rero Jada azaba yarazimwambuye rero Rohit ese cyangwa mwo bita Krish kuko niba mwari bwege mu gice cya gatatu yabyaye umwana. Uwo mwana rero bivuga ko ari wavukanye imbaraga z'umwimerere rero zitaraho zitanahuriye na Jadu Usman. Rero umwana wa Krish rero biri kuvuga ko ari we rero uzatabara isi se cyangwa guhangana nka Sekibi. Ese impamvu Jadu byatumye ubundi agaruka gutera isi nibyo ushaka kumenya. Rero ibi ngibi rero ni ibintu rero byateruje cyane kuko twabonye ko Jadu rero Krish abasha kuba yamucikisha abashinzwe umutekano aho baba bamushyize ku karubanda bagiye kumurasa. Mu gice cya gatatu ntago agarukamo ariko nyine kubera ubwenge barasigiye Krish se cyangwa Rohit Mehra rero abasha kuba yakoresha bwa bwenge. Rero mu gice cya kane rero bivuga ko azagaruka rero afite imbaraga gasanzwe bitewe nuko Rohit Mehra rero azaba hari azaba yaramugambaniye rero ibyo byo bigatuma rero Jadu Usman azamanura ibijejwe byaba biyoboye kugira ngo bazi batere isi. Ese witeguye kuzamenya icyo Jadu uko byagenze n'uburyo yamanutse gutera isi? Reka dusubire muri pati y'ubutaha. Kanda subscribe wibuke nuko wakora ku nzogera kugira ngo tujye tubona muri biganiro. Nahindi filime nababwiraga rero ni Krish kane. Rero reka mabwira ati naho ubutaha.